Filime yacu uyu munsi nuko tuyitangiye umukozi yikanga yararimo akora amasuku, aho ko ku ruhande hari abicaye barambuye ibirenge ku musirikare umwafande. Umukozi hari ibyo yakuyemo arangije aravuga uti Yesu we mu ntabare. Hari abicaye nuko nguko hari ibyo yakuyemo. Aba nabo barahindukiye baramubaza ngo bigenze bite? Uwo ni umusirikare. Bajya bavuga ngo uvuga nutarabona, ariko nuvuga nibwo uzamenyera icyo uvugiraho. Uyu ni umusirikare w'amapeti menshi cyane, ariko nawe reba uburyo ameze. Reba nawe uburyo umugabo n'umugore baba bamurambuyeho ibiganza. Ni bya bindi bavuga ngo igicucucucu cy'isombe ngo burya kirakora cyane. Mana nyagasani, umukobwa hari ibyo yabonye, hari ibyo yakuyeyo, arangije abishyira mu itaburiya yiwe, abishyiramo, arangije arabibika. Baramubwira uti va aha ngaho ugende kandi ntugaruke ukorera amasuku hano. Ese abonye iki? Uyu nawe baramubwiye uti urimo urunama cyane, akaguru kanjye karashaka guhirima. Nawe reba uburyo bamugira. Disi icyo nakubwira, uyu musirikare niwe nyir'urugo. Reba nyir'urugo, reba nawe, reba mwenye mari, afande mwenyewe. Nuko nguko bamugize. Nuko nguko amamiliyoni arayafite, afite imitungo ihagije. Ariko nawe reba insoresore n'umugore yishakiye. Reba uburyo bamuhinduye kabyondo byonde. Mana nyagasani, njyewe nk'ibi bintu iyo mbibonye mpita ngira ikikango, nkahita nkubwira ngo ujye usenga cyane. Ntabwo waba usenga wubaha Imana, ukora ibyo Imana ishaka, uri uwatoranyijwe n'Imana ngo ibi bikubeho. Kumbe uriya musirikare baramufashe bamushyira mu ngufuri, barangije barafunga ingufuri. Buriya ingufuri n'urufunguzo bisobanuye ikintu gikomeye cyane. Disi uyu mukozi yatangiye kuvuga uti niyo mpamvu bosi yazazengeye. Baramufashe bamushyira mu ngufuri baramufungirana, bivuze yuko ibintu byose ariho yatereye ubwenge. Mana nyagasani, ese uyu mukozi arakora iki? Ese uyu mukozi, uyu mukwikwi arakora iki? Uyu muyayi arakora iki? Mana nyagasani, buriya nabo mujye mubaha agaciro. Bakomeje kumubwira ati komeza wuname kandi ntugire icyo ukora, nabo akikiriza ati unama neza, amasaha 2 nashira nibwo uri buhaguruke. Mana nyagasani, reba uburyo bari kumugenza. Reba afande. Ibaza ari nkawe ibi bintu babikora. Niba ari umusirikare uzi umusharinga ino video. Niba ari umuntu uzi umuntu wawe umusharinga ino video. Niba ugeze aha ngaha aribwo bwa mbere, kora subscribe. Mama nyagasani, reba uburyo bamuhindure. Umuntu arakuroga akakwanga birabirutwa no kukwica ukavaho ukamenya yuko wapfuye. Ariko Imana iyo utarapfa, burya Imana ibigufiteho umugambi. Aba niko baseka, niko umugabo yishima. Ni insoresore, ni za nsoresore zigenda zisenya ingo z'abantu kandi batarazubatse, bagahinduka urupfu. Aho abantu basezerana ngo bazabana batandukanwe n'urupfu, ariko we akaza akaba yabatandukanya. Uyu yaritegereje, yarebye agatambaro kazengurutse ingufuri, areba n'urufunguzo yari yarabifashe uriya mugore. Arangije nimwo bafungiranye uno mugabo, ubwonko bwiwe nimwo babufungiranyemo. Yatangiye guhamagara. Mana nyagasani, yatangiye guhamagara ati bosi, ati waje nkakubwira. Uyu nawe yatangiye kumubwira ati zibaho ngaho, urimo uradusakuriza, urimo uramushakira iki? Uyu mukobwa ukagahungu nako katangiye kuvuga uti vayo tubwire icyo ushaka, ubundi ureka kudusakuriza. Mana nyagasani, ese uyu mukobwa, ese uyu mukozi arabasha kuba yabikoraho iki? Ese arabasha kuba yabibwira uyu afande, uyu musirikare bahaye ngo ni isombe
filime ngo ni isosi y'igicucu, sinzi ukuntu mujya mubivuga, mujye muri comment mutubwire, ariko ndagira ngo nkuhe isomo n'ikindi gihe iyi filime nuyibona ukayikunda uyisharinga inshuti zawe, wowe kora subscribe, ukore like, ubundi dushyigikire. Mana Nyagasani yatangiye kubwira uti ndashaka uyu nguyu niwe nshaka kuvugisha, hari ibintu byashije ndashaka yuko ajya guhaha. Akivuga ibintu byo guhaha batangiye kumukubita, urimo uratwicisha inzara, genda ujye guhaha vuba. Bamukubita umugore nguko abikora, yahagurutse umugongo wacitse. Reba nawe afande umusirikare batangiye kumubwira ati va ngaho ugende, kandi mu munota umwe ubugarutse. Uyu nguyu yamufashe ukuboko, uyu mugabo yaramubwiye uti kandi ugasore karamubwiye uti va ngaho ugende, urimo uranuka kandi ugaruke woze. Mana Nyagasani reba nawe umuntu iyo yakwishe mu mutwe, umuntu iyo atagukunda nuko nguka kugira, nuko nguka kugenza. Mujye musenga Imana ibayobore ku banyu babagenewe. Ntago waba waragenewe uno muntu ngo mubane gutya, ntago bibaho. Umuntu iyo agukunda mubana neza. Mana Nyagasani yaje aramubwira ati urakoze cyane, numvaga umugongo wenda kunyica, numvaga ntazi ikiri bunkure hariya, wakana k'agakobwa we urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Gusa umugabo yaracanganyikiwe, bamaze kuboroka ubwonko bwiwe ntago bubuja, nta n'ikintu bukora. Uyu nawe yasigaye abwira uyu nguyu umugabo wiwe, ambwira ati twamaze kumwica mu mutwe, ubwonko bwiwe twarabwicariye, ubwonko bwiwe twarabuborotse. Uyu nguyu yaramubwiye uti agomba kujya adukorera buri kimwe cyose, ibintu byose bikagenda neza, kuko njyewe ndagukunda kandi nawe urankunda, nicyo twahisemo. Mana Nyagasani uyu mugore yikundira uno musore, ntabwo akunda umusirikare, aba ashaka kumurya amafaranga gusa, kandi niwe basezeranye kubana akaramata. Nawe ndorera disi, nawe ndorera. Hari abasore basenya ingo z'abantu, ariko kugira ngo akwinjirire ni ukuba wamuhaye umwanya. Ndabwira umugore wubatse wese, ujye utandukana n'umuntu uwo ari we wese mutagize icyo muhuriyeho. Uyu mukobwa yatangiye kumubwira uti ndagira ngo nkubwire bosi, ati ndagira ngo ucishe make wumve ibyo nkubwira. Yatangiye kuvuga uti nta kintu wabwira wa mwana we, ibintu byose biri ku murongo, akantu kose ku kandi. Ati nubwo mba mbabaye ariko mba nishimye ku rundi ruhande, ndababara nkongera nkishima. Yamaze gucanganyikirwa ati njyewe isi narayakiye, isi ni uku nguko imeze, nta kundi kuntu wayihindiraho wakana gatoya we. Umeze nk'umuntu wababaye ariko ntukampangayikire, njyewe nta muntu ujya umpangayikira kure y'isi. Umwana akamubwira uti atereka kuvuga ayo magambo bose, atereka nkubwire wakana gatoya we, nta kintu wakora, nta kintu wahindura. Isi ni uku nguko yamye, kandi nta kindi kintu cyahinduraho. Ngiye ibintu byose mbona nk'utunyugunyugu, kabona ni isi yose, kabona utuntu twose n'utunyuma. Mana Nyagasani ngo n'utunuma, ibintu byose ngo n'utunuma, ngo n'ukugenda uguruka. Yakuyeho ingufuri, yakuyeho igihubiko, yakuyeho rwose cya gicucucu cy'isombe bavuga, yaramuhereje. Aramubwira uti kugira ngo byibuze arebe yuko yabikeka, arebe ko yagira amakenga. Ahubwo yaramubwiye uti nta kibazo mwana mutoya, nta kibazo, nta nubwo yigize amenya ko yamuhaye ingufuri ngo ayitekerezeho. Mana Nyagasani umukobwa yaravuze ati ntabwo byumvikana, nta nubwo uyireba basi ngo ubone icyo wakwibwira. Wapi, yakomeje kumubwira uti isi iraryoshye, isi yabaye iryoshye. Mana Nyagasani umukobwa sarabigenza ate? Yatangiye kwambaza Imana avuga ati Mana yanjye mbigenze gute? Umuntu utabasha no kubona ko bamuzinze, umuntu utabasha no kubona yuko bamufungiranye mu ngufuri, arabigenza ate? Mana Nyagasani wamubwiye ati dore barakuborotse, ubwonko bwawe barabuborotse, babufunzemo hano mu ngufuri. Akirebera hirya ati ya yibereye muri da. Nawe ureba fande, iyo ari kuyobora ingabo, iyo ari mu kazi kiwe, ibintu byose biba biryoshye, baramwubaha, baramutinya. Ni umwafande, afite imanyenyeri yiwe, ariko iyo ari mu rugo aba yazizengeye, arimo arivugira bya bindi by'abana ngo da.
agahinda. Umukozi arimo arakubakuba hirya no hino byibuze ngo arebe, yafashe ya ngufuri yaramubwiye uti iki kintu se ni ikiragi, bacyita kiragi iki ngiki, akira ikintu cyawe akira, ati genda ujye gufunga batazakwiba. Mana nyagasani, ati genda ufunge batazakwiba, atakira ibintu byawe, umugore wawe atabinsangana, ngo umugore wanjye atabinsangana, ndamukunda tugashwana, mukundira icyo yangiriye icyo. Mana nyagasani, mukundira icyo yanyemereye. Iyi ni ingufuri isanzwe, iyi tuyita kiragi ubundi. Mana nyagasani, yaracanganyikiwe, yarayigaraguye ihita ifunguka. Uko yayigaraguraga yarafungutse, hari ibyatangiye kumuvamo. Mana nyagasani, nuko nguko byamuvuyemo, nuko nguko yatangiye kureba ahantu ahagaze, yatangiye kugarura ubwenge. Mana nyagasani, yatangiye kwishima mu mutwe, yatangiye kureba hirya no hino, yumva avuye ahantu kure cyane, atangira kureba ukuntu yambaye, atangira kureba umukobwa, yatangiye kumubaza ngo ibi ni ibiki wampaye. Umukobwa yatangiye kugira ubwoba, ibi bintu bivuye hehe, iki kintu kivuye hehe? Mana nyagasani, yahise ahereza Imana icyubahiro, Imana urakoze. Yabonye yuko byibuze abashije kuba yagira ubwenge buzima. Umukobwa yaramubwiye ati tuza, woroshye ibintu, umaze igihe kinini cyane uboshye muri wowe. Imana ishimwe cyane, umutima wawe warashengutse, ariko umugore wawe yaragufasha gushyira mu ngufuri. Yarebye ku ruhande ati yari yaragufunze, ati kandi ikindi ikimenyimenyi, reba iyi ngufuri, numara kuyireba neza, bari baragufashe bagufungiranamo. Bamaze kugufungiranamo, ubwonko bwawe ntabwo bwari bugikora, wari warabaye nk'umuntu wazezengeye. Umaze ahantu iminsi myinshi cyane, nari narabuze icyo nakora, ariko nari ndi gukubura, nkojeje umukubuzo munsi y'intebe, mba nkuruye ingufuri, gikuruye ndayifata. Ubwo bari bagusutamye, bagusutaraye hejuru, bagushyizemo akantuza, bagushyizeho amaguru hejuru. Mana nyagasani, iyi ngufuri rero niyo bari barakudanangiriyemo, niyo mpamvu ubwonko bwawe butakoraga neza, niyo mpamvu wumva unaniwe cyane, niyo mpamvu ubashe kuba watungurwa. Mana nyagasani, ati iyi ngufuri, ati ibintu uvuga nibyo, ati ibintu urimo uvuga nibyo, ati rwose afande, ati ibintu nkubwira nibyo, kandi ikindi genda hariya muri saro, uraza kwibonera neza ibyo nkubwira, nawe uraza kuba wabyibonera. Mana nyagasani, umukobwa yaramukirije. Mujye mwubaha umuntu uwo ari we wese. Bibiliya iravuga ngo turi ingingo za bagenzi bacu, ngo dukundane kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Yatangiye kumubwira uti genda hariya muri saro, uraza kubona umuntu urimo, uze kwigira nkaho ukiri wa wundi. Mu kanya gato nk'ako guhumbya, uraza kubona ibimenyetso bigaragaza ahantu umaze iminsi uri, bigaragaza uwo umaze iminsi uri we. Tikana umbabarire, nibwo nkibibona. Umusirikare yaramubwiye ati ntabwo byumvikana, ati nta kibazo. Yayishyize mu mufuka, yaramubwiye ati uceceke, ntugire icyo ukora, mbashe kuba nagira icyo nibonera. Mana nyagasani, noneho ubu ngubu niba ugeze ahangaha utarabakora subscribe, yikore. Uyu yakoze ku kimenyetso cy'umusaraba, uko uyu nguyu yakoze ku kimenyetso cy'umusaraba, nawe kanda kuri ako kabuto, ukore n'akalike, ubundi iyi video uzayisharinga inshuti zawe nuba wayikunze, ubundi dukomeze kujya mbere. Baracyategereje kugira ngo yongere aze abwaterara imbere yabo, ubundi bamugerekeho imikono, ubundi bamugerekeho imiguru yabo. Mana nyagasani, yaje yigize kadage, yaje yigize panci, kwa kundi yari yarajindiriye. Asize amubwiye uti utuze, ntugire icyo uza ngo ube wakora, ugume aho ngaho. Mana nyagasani, sasa rero filime yacu igiye kuba yaryoha kurushaho. Yaraje atangira kubumva, atangira kumva ibyo bavuga, arangije ahagarara aho ngaho, yabimye mu maso, yakomeje gukanyara nk'umuntu waraburije. Yaramubwiye uti ongera uze hano, ati ngewe kandi nzagukubita, ati umunsi umwe nzagukubita uwo mutwe nzawumena, ati urwo ruhaza rwawe, iryo degede wikoreye ntabwo ribasha kuba watekereza. Sutama ahangaha se nyine, sutama ahangaha,
sutama ahangaha uwo mugongo yawe tuwurambureho amarenge yacu ubundi tubashe kuba twagororoka tuba twiriwe mu kazi. Umugabo akamubwira ati ntabwo wumva, ati ntabwo wumva, ariko yaracecetse. Ni umusirikare arabumviriza neza ibyo bamubwiye, ati sutara ahangaha uryama ahangaha tukuramburaho amaguru. Mana nyagasani, umugore yarihagurukiye mwenyewe, nyirumurozi nyiri kuroga yamukugiye kumukubita, ahita azamura akaboko. Wibuke ni umusirikare arabangutse, yari yamubaze kare, yari yamuteye umubare. Wibuke neza yabaye muzima. Umugore yarikanze cyane aravuga uti nta soni, wowe urankoraho nta soni, ibintu ntabwo byumvikana. Tisheri arankubise uzi ko anambabaje. Mana nyagasani, kandi ntabwo amukubise, amukuyeho akaboko. Yaragiye kuba yagira, yaramukomanze, yaramubwiye ati pfukama ahangaha, wa mugabo we pfukama ahangaha niba udashaka ko nkukubita, niba udashaka ko nkwemeza. Yamubwiye ati wapfukamye ahangaha, ati ndavuze ngo. Arangije yahise amukubita ikintu mu gatuza. Arangije aramubwira ati icara ahangaha wambesire we. Batangiye kugira ubwoba. Mana nyagasani, batangiye gutungurwa, bari kubona ibyo batari biteze. Mana nyagasani, aho ari kubafata hose bari kumva neza ko ari umusirikare wa nyawe. Yatangiye kumubwira ati wa mugore we, umaze igihe kingana iki ukora ibi bintu? Yaramubwiye ati njyewe ahangaha sheri, ati niwe uri kumbwira gutyo? Ati uyu muntu ukubise uramuzi? Ati uyu muntu uri kubangamira uramuzi? Ati uyu nguyu ni bro wanjye. Ati ba bro bawe ndabazi urinde. Yamubwiye ati haguruka ahangaha mu ntebe zanjye wa kagabo we. Yamubwiye ati haguruka. Yatangiye kumurigisha imyenda. Yamubwiye ati uzi uwo ndiwe, ibintu wakoze uzi uburemere bwabyo, birabiruta no kunyica. Ndavuze ngo pfukama ahangaha wambesire we. Yatangiye kumubwira ati pfukama ahangaha. Mana nyagasani, yaramubwiye ati wikwicara mu ntebe zanjye, pfukama aho ngaho nkureba neza. Tayari ubu ngubu noneho ugiye kubona Satani uburyo ahemba. Satani ahemba nabi. Satani ni uku nguku akora. Satani aragushuka, ubundi akagutaba mu nama, ubundi agaseka, akagenda akajya atera agatwenge, yisetsa kuko umugambi wiwe aba yawukoze. Umugabo yatangiye kubwira umugore, uyu muntu ni muntu ki hano muri uru rugo? Yatangiye kumubwira ati uyu nguyu ni bro wanjye, ati uyu nguyu ni musaza wanjye, hanyuma njyewe nkabande hano, njye ndi umugabo wawe. Ati hoya, nuwo kwa data wacu. Ati wowe ntabwo wari umuzi? Ati ariko yaje kunsura nta kindi kibi rwose, witekereza ibindi bintu bibi. Mana nyagasani, mu gihe agitekereza ibyo, yakuyeyo ya ngufuri yafunguye izingurijeho ka kantu. Akiyibona yarasakuje cyane. Yaramubwiye ati iyi ngufuri uyikuye hehe? Ati iyi ngufuri uyikuye hehe? Umugore yahise asara. Umugore yarasaze neza, atangira kunama aho yarayibitse kugira ngo byibuze arebe kayisangamo, ariko yipanze. Byabaye byarangiye. Mana nyagasani, uyu nguyu nawe aracyafurutwa n'usenya urugo rw'umuntu. Nawe uzamenye ko bazagusenyera, niba atagufata ngo bakwice cyangwa bagufunge, Imana izakwifungira, Imana izaguha ibihano. Uyu nguyu niwe ubaye urupfu rwabo. Mana nyagasani, yamubwiye ati mbabarira umereze iyo ngufuri, hari ahantu nyizi, yimereze nkwereke ndakwinginze. Yaramubwiye uti umugabo, ati iyi ngufuri ikora iki ahangaha? Iyi ngufuri ni iyande? Ndashaka unsobanurire. Ni gute umfata ugafata ubugingo bwanjye ukabwangiza, warangiza ukanshyira muri iki gicucu cy'intuza cy'ingufuri, warangiza ukadaputa kano gahungu iwanjye, mukajya murya hejuru y'iyi mizindo, hejuru y'ibu burozi bwanyu. Umugore yatangiye kugira ubwoba, yatangiye gusaba imbabazi. Yambwiye ati mbabarira, ati yimereze nkwereke ukuntu tubisoza. Disi nayimuhereza arahita yongera yifunge, yongera asubire hahandi, noneho abashe no kuba yayijugunya mufunga ubuzima bwe bwose. Umugore yatangiye kumusaba imbabazi, aramubwira uti mbabarira
kugira tubiganireho. Umugabo aramubwira ati ndagukubita, ati iryo josi ndabasha kuba narikata mu izina rya Yesu. Mana nyagasani, umugabo yarahagurutse agira ubwoba. Ese biraza kurangira bite? Ese biraza kugenda bite? Yambwira ati mbwira uno mugabo, ibi bintu wabitangiye ryari? Ibi bintu wabikoreye iki? Nagucumuyeho iki gituma unkorera bino bintu? Umugore akamubwira uti mbabarira umpereze, mbabarira umpereze, mbabarira umpereze. Umugabo yagize ubwoba. Agasore nuko nguko. Ese karabigenza gute? Karareba nk'akenda kwirukanka. Arakabwira uti wowe ndagukubita, ati ndagukubita uwo mutwe ndawukata, ati wowe waranyangije. Yamubwiye umugore yavuga ati cara aha ngaha vuba. Mu gihe akica amusunika, agasore kendaga kwiruka n'ubundi kahise gacaho karirukanka. Kagiye umugabo agiye kumukurikira, yamufashe ukuboko kugira ngo byibuze arebe ko yacika. Umugore aracyensisita ashaka ko yamwaka ingufuri. Ese birarangira bite? Ese birakorera bite? Niba ugeze aha ngaha utarakora subscribe, yikore ubundi ukomeze kudushyigikira kugira ngo n'izindi video uzabashe kuba wazibona. Mana nyagasani, umugore yagize ubwoba. Aramubwira uti mbabarira icyo ushaka cyose, wenda ubugingo bwanjye ubukoze icyo ushaka, ariko umereze iyi ngufuri kandi unambabarire. Ati nukuri ibyo nakoze byose narashutswe. Ese biraza kurangira bite? Rwose wowe, umugabo yakomeje kumubwira uti ndagukubita, ati ngiye kuba nakugirira nabi, ibintu byose wanyifurije, uburyo si bwose wanyishe, ati ndaje nkwereke yuko nanjye hari icyo nakora. Uwiteka mba hafi kandi agenda imbere n'inyuma. Ibyo wakoze byose warabikoze, ariko ndaje nkubwira yuko bigiye kukugarukira, bigiye nawe kuba byakugarukira. Reba inzu yose wayandujemo imyanda nk'iyi ngiyi. Ibyo naguhaye byose, naguhaye ubutware, nakugize uwo uriwe. Ubu ngubu ibi ngibi byose ni uku nguko watekerezaga yuko nimara kuguhindura ubuzima, ariko nawe uzangirira. Mana nyagasani, reka nkubwire wa muntu we, reka nkubwire wa munyarwanda we, reka nkubwire wa munyarwandakazi we, uzakunda uwo, uzige kunyurwa n'uwawe. Nufata umwanzuro ko ugiye kubana n'umuntu, ntuzajye kubana nawe ari uko hari ibyo umwespektingaho. Uzagende kuko umukunda. Reba uyu mugore, reba umurozi. Aba tubita abarozi, aba ni abarozi cyane. Yaramubwiye uti ndaje nkwereke yuko ibyuka akebo kajya iwamugarura. Yagiye atangira gufungura akano gatambaro, nagafungura biraza kuba byaba bibi. Yakomeje kumufata akaboko amubwira uti ati mereza, ati basi wifungura, akamubuza. Nagafungura biraza kuba byaba bibi, nagahambura biraza kuba byamubana bibi. Yaramwinginze, yararize, aramubwira ati ndakwinginze mugabo mwiza, ati ndagukunda, twasubirana ubuzima bwanjye bwose. Yakuyeho ka gatambaro, yatangiye kuribwa, yarasaze, yaratabaje, umutwe wiwe uramurya, yatangiye gutabaza, yatangiye kuboroga. Mana nyagasani, icyo nakubwira cyo, icyo wamenya cyo, ibirozi cyangwa se ibyo yarashyize muri uyu mugabo byose, aka gatambaro iyo kavuyeho yafungutse, bihita bijya mu wabitongereye. Buriya rero ni uko nguko akebo kajya iwamugarura. Ni bya bindi bavuga ngo gira so yiturwa indi. Yatangiye kumureba akamubwira uti urasa neza, urakanyugunyugu. Umugabo yaramubwiye uti umva rero, umva aho wari warankize, nawe uhaguma iteka ryose. Ati ndaje mpite ngenda nayitaro muri toilette noneho, kugira ngo ubashe kuba wabona yuko Satani mukorera azabahemba, kandi azabahemba gutyo, nuko nguko azabahemba. Yafashe umukobwa aramusohora, yamusohoye mu nzu yiwe, yaramwirukanye. Nuko nguko Satani ahemba. Soma ijambo ry'Imana, uririmba indirimbo z'Imana, wubaha Imana, usaba Imana, kuyoborwa n'umwuka nibwo bizakubatura. Nuko nguko bigenze, nawe Imana izagutabara, humura.